zaha ahubwo twacungwe tugahinduka bera, ariko ubuzima bwacu bushobora gusitara, ubuzima bwacu bushobora kwicara aho tutagombye kwicara, ubuzima bwacu bushobora gukoreshwa ibyo tutagenewe, ibiza wa muntu wa kera tukongera tukabitoragura. Ngo nimukarabe namwe ab'imitima ibiri, nimwiyeze imitima. Imitima ibiri ni kwa kundi tugira ubuzima bwenda gusa nk'aho ari bubiri, ibyo tugaragaza ibyacu by'ubukristo, ibyacu byagenewe abana b'Imana, ariko tukongera tukagira n'ibindi bidutambuka mu bya wa muntu wa kera. Bibiri tubwira ngo nidukarabe kuko bikomeye, kuko bisunika kubaho kw'Imana kugasa nk'uko duhunze cyangwa nitukumve. Niyo mpamvu ko gusenga ari uko umutima umenetse, no gusenga k'umutima umenetse, no gusenga kutari umunyenga. Iyo umuntu yihana, iyo umuntu asaba kubaho kw'Imana ko yongera kukumva, no gusenga kutari umunyenga. Ahubwo umurongo wa 9 baratubwiye ngo mubabare muboroge murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduka agahinda. Umuntu wese yacumuye ku Mana ari muri Kristo Yesu, ibyishimo bye bikwiriye guhinduka agahinda. Umutima wo kwiriye kuboroga, ukaborozwa nuko yahemukiye umukunzi, ukaborozwa nuko yahemukiye watuguze amaraso, ukaborozwa nuko ibyo nari nitezweho atari ibyo nabayemo, atari ibyo nahagazemo. Buri kubabaza Imana kose gukwiye gusiga umuborogo mu mutima wawe, gukwiye gusiga umuborogo mu mutima wawe, gukwiye gusiga umuniho, ukamubwira ngo mwami wanjye nongeye gucumuraho, ukamubwira ngo mwami wanjye ibyo wari untegerejeho, iby'ijuru ryari rintegerejeho, iby'abahamya batubanjirije ngo babandi bameze nk'igicu kituzengurutse, bavuga ngo twaraneshe twaratsinze, n'abari inyuma yacu twiteze ko batsinda, bajya kureba bagasanga natsinzwe, bagasanga nagamburuye. Niyo mpamvu iyo misengere ari y'ukuri kw'indani mu mutima, si umuntu ubwira, nta nubwo ari ukwicuza ibyaha kuri padiri cyangwa kuri pasiteri, ahubwo ni ugusuka umutima imbere y'Imana, ukamubwira ngo nkiza, ukamubwira ngo nkiza, ukamubwira ngo ntabara, ukamubwira ngo ndengera. Ndengera umuntu wa kera arahinguka, ndengera umuntu wa kera mbanziriza imbere, ndengera umuntu wa kera mubona imbere ya ntanze imbere. Si umwanya wo kwihagararaho no kumuratira impano n'ubushobozi, si umwanya wo kwihagararaho no kumubwira ngo dore nabishoboye kwiriza, ni umwanya wo kuboroga no kumubwira ngo umuntu wa kera njya kumubona nkabona ngo uwo ari imbere. Ngo mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. Twese dukeneye gushyirwa hejuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dukeneye gutabarwa n'Imana, dukeneye amaboko y'Imana, dukeneye mu maso hayo. Njya numva nyinyotewe kurusha uko nayinyotewe mu myaka yatambutse. Uko kwicisha bugufi kudukururira kubaho kw'Imana, ngo amaboko yayo akatubyutsa, amaboko yayo akadushyira hejuru. Ese waboroga? Ese wasuka umutima wawe? Ese wamusaba kukurengera? Ese wamusaba kugutaba? Ese wamusaba kukugendera? Ese wamusaba kukuguranira? Ese wamusaba umutima mushya? Ese wamusaba ubuzima buhindutse? Ese wamusaba ingeso nshya? Ese wamusaba gusa nawe? Ndagusaba ngo ntusenge mu kinyabupfura cya kinyarwanda, usuka umutima wawe imbere y'Imana, suka ubuzima bwawe imbere y'Imana, mubwire ngo ndengera, ndengera ndimo ndarohama, ndengera isirimo irantwara, ndengera isirimo irandusha amaboko, ndengera mwami w'abami, ndengera nisanga nahagaze mu byo ntagombye guhagararamo, ndengera mwami w'abami, ndengera. Nagira ngo uzamure ijwi ryawe, usuke umutima wawe, umubwire ngo ndengera mwami w'abami, ndengera dore ndasa n'isi, ndengera dore ndasa na za ngeso za kera, ndengera mwami w'abami. Ndakwinginze ubivuga mu izina, ibigutsinda ubimusigire, ibikunaniza ubimusigire. Nutinya kubivuga mu izina, ntabwo agayana, ntabwo agayana, ntabwo agayana, ntabwo ameze nk'abantu. Yuzuye imbabazi no kugira neza, yuzuye imbabazi no kugira neza.
ubimubwire mu izina, umubwire ngo kamera irantegeka, umubwire ngo umujinya ntanga imbere, umubwire ngo amahana ntanga imbere, umubwire ngo inzangano zirambanziriza, umubwire ngo irari ry'umubiri rirandusha imbaraga, umubwire ngo ndaje mu ivuriro ryawe, ndaje aho abantu bakirira, ndaje ku birenge byawe mwa, ndaje ku birenge byawe mwa, ndaje ku birenge byawe mwa. Urukundo rw'iby'isi rurandusha imbaraga, ibyawe mbikunda gake. Ndaje mwami ku birenge byawe, ndaje mwami ku birenge byawe, ndaje mwami ku birenge byawe, ndaje ngo unyize, ndaje ngo undengere, ndaje ngo untabare, ndaje ngo unzure, ndaje mwami w'abami, ndaje mwami w'abami, ngo umareho ikintu cyose isi yanyandusha. Amaso y'abantu nyatinya kurusha uko ntinyaya. Musukira umutima wawe, umubwire uti icyo abantu bamvuga gifite agaciro mu mutima wanjye kuruta icyo umvuga wowe mwami waba. Ayiwa, ntinya amaso y'abantu kurusha yawe. Mubwire uti ndengera mwami w'abami, ndengera mwami w'abami, ndengera mwami w'abami, ndengera. Ayiwa, nzura, twaje mwami ngo utuzure, twaje mwami ngo utuzure, kuko ufite imbaraga zizura, ufite imbaraga zizura. Hagurutse urubyaro rushya muri twebwe, hagurutse urubyaro rushya muri twe. Ufite imbaraga zo kudukiza kandi ufite n'ubushake. Waduhamagariye kudukiza, waduhamagariye kudutabara, waduhamagariye kuturengera, waduhamagariye kutugirira neza. Ngo yemwe ab'imitima ibiri we, ayiwa ngo nimukarabe. Dore dufite amashusho abiri, dufite imitekerereze ibiri, tujya dutunga ibyawe mu kanya tukabishyira hasi, maze iby'isi bikuzura ibitekerezo byacu, tugatekereza nk'uko isi itekereza. Ibyo bakunda akaba ari byo dukunda, imigirire y'isi ikatwuzura. Reka imbabazi zawe mwa, ngo kuko imbabazi zibonerwa aho uri, imbabazi zibonerwa aho uri, imbabazi zibonerwa aho uri, imbabazi zibonerwa aho uri, gukira kubonerwa aho uri. Suka kubaho kwawe gukiza, suka kubaho kwawe gukiza, suka kubaho kwawe kubohora, suka kubaho kwawe kuzura, suka kubaho kwawe, kubaho kwawe mwa, kubaho kwawe mwa, kubaho kwawe mwa, kubaho kwawe guhindura indushyi y'umunyabyaha. Ayiwa, akaruhukira muri wowe, akakira amahoro azanwa no kubabarirwa, amahoro azanwa no kubabarirwa, amahoro azanwa no kubabarirwa, amahoro azanwa no kutabarwaho ibyaha, amahoro azanwa no kubabarirwa, agataha mu mutima w'indushyi. Ineza yawe niturenge, mitima yacu tuyisutse imbere yawe, mitima yacu tuyisutse imbere yawe. Isi yaradufashe, amaboko yawe yaradukomeza mwami waba, ntitubasha kurunguruka ibyo tubikiwe mu ijuru. Ngo nyamara Aburahamu yari yabibonye ngo bimutera kutubaka amazu, ahubwo umutima we ngo ugakumbura cyane icyo gihugu rero arungurutse, ngo bikamurutira ibindi byose. Mwami, ntabwo wabaye uwa mbere mu mitima yacu, reka tumusabe imbabazi ko atabaye uwa mbere. Ndagira ngo umubwize ukuri, ndagira ngo umusukire umutima wawe. Hari ibindi bintu bifite umwanya mu mitima yacu, bya bindi twahaye amasaha menshi, bya bindi twahaye amafaranga menshi, bya bindi twahaye umwanya munini. Reka tumusukire imitima yacu, umubwire ngo ntabwo nakugize uwa mbere mwami waba. Ibyo twagize ibya mbere nibyo dutanga mu mwanya, nibyo dutanga mu butunzi bwacu.
nibyo bifite imitima yacu. Byoroshye kubipima, biroroshye. Aho ubutunzi bwacu buri niho imitima yacu ibiri. Reka tumubwize ukuri, umubwire uti sinzi uko bigenda kugira ngo ube uwa mbere mu mutima. Njya numva nari nzi ko nakwigize uwa mbere, ariko ubuzima bwanjye bwerekana le contraire. Ubuzima bwanjye bwerekanye ibitandukanye. Aho nshora umwanya, aho nshora amafaranga, byereka ibinyuranye. Reka umubwire ngo ngwino wime ube uwa mbere mu mutima wanjye. Niba amafaranga nishoraho, yaba yo ngura imyenda, yaba yo ngura amabiju y'amazahabu, yaba yo nagura imodoka, niba umutima wanjye utari willing, udashoboye, utumva ushobora kuyatanga mu bwami bw'Imana, nuko data atari uwa mbere. Reka tumubwize ukuri, adukize. Atubere uwa mbere. Ese hari umuntu bishaka? Hari ushaka kumwimika? Hari umuntu ushaka kumwimika mu mutima? Twahindutse ubwoko bwaguzwe amaraso y'igiciro. Twahindutse ubwoko bwababariwe cyane. Twahindutse ubwoko bwakunze cyane, bwakunzwe cyane. Ariko our response gusubiza kuri urwo rukundo kwacu kugenda kuba kugufiya, kukaba gukeya. Mu itorero rya mbere, impamvu gupfira Yesu byari byoroshye. Batagambururaga ngo babivemo, nuko nta bundi butunzi bwari imbere mu mitima yabo. Uyu munsi ntabarimo kutwica, ariko isi, imikorere yayo na systeme zayo nizo zitwica buke zikagenda zikazimya umuriro w'Imana mu mitima yacu. Umuntu akazahinduka uwazimye atazi n'igihe yazimiye. Umuntu akazahinduka uwazimye. Umuri twagenewe kuba ibirimi by'umuriro, umuriro waka cyane, tugahora tugurumanamo ubumana, tugahora tugurumanamo uburyohe bw'agakiza n'umunezero w'agakiza, tugahora dusiganwa dusingira ibyo Yesu yadufatiye. Ariko isi dukamura buke tutabimenye. Umwanya Imana yari kwicaramo ukicarwamo n'ibindi, tugahinduka bakunzwe cyane ariko barespondinga kuri urwo rukundo gake. Tugahinduka baguzwe igiciro cyinshi kitagereranywa n'izahabu cyangwa n'ifeza. Amaraso y'umwana w'umuntu, amaraso y'umwana w'Imana. Valeri yawe mu maso y'Imana ni ntagereranywa. Price yawe, ikiguzi cyawe, igiciro cyawe ni ntagereranywa mu maso y'Imana. Urahambaye mu maso y'Imana, uri agaciro gakomeye. Ariko response yacu kwitaba urwo rukundo tubigendamo buke. Reka dusaba ubuntu bw'Imana uyu mugoroba. Dusaba ubuntu bw'Imana buri kumwe natwe. Dusabe kubaho kw'Imana kuri kumwe natwe. Mubwire uti nyigize imbere kurespondinga ku rukundo wankunze, maze wiharire umutima wanjye wose. Wiharire umutima wanjye wose. Iyo umuntu ari mu rukundo n'umuntu isanzwe, buri mwanya ibitekerezo bye yisanga byamugiyeho. Yabonye ikintu cyiza atekereza uwakunda, abayumva yakimuha, abayumva yamuha gift, abayumva ibitekerezo bye bihora aho ngaho. Yabonye akanya, abayumva ari we yagaha. Muri telefone abayumva ari we yavugisha, abayumva ari we yakohereza SMS. Urwo ni urukundo rusanzwe, wenda rw'abahungu n'abakobwa, cyangwa rw'abagore n'abagabo, cyangwa rw'umwana n'umubyeyi. Abantu dukunda ntibava mu bitekerezo byacu, niyo bari kure twisanga twabatekereje. Nta effort bidusaba, nta effort bisaba gutekereza umwana wanjye. Nabo tutegeranye bari mu bihugu bya kure uyu mwanya bari mu bitekerezo byanjye, bari mu mutima wanjye. Nta effort bisaba, kubera urukundo rusanzwe. Wowe nanjye twakunzwe rwinshi. Response yawe, gusubiza kwanjye, gusubiza kwawe nako kwagombye kuba kwinshi. Reka tumusabe muri iyi minsi 3 twigira imbere mu kwitaba urwo rukundo. Yesu yuzura ibitekerezo byawe.
Yesu yuzure mu bwenge bwawe, Yesu yuzure mu mutima wawe. Ntabwo umuntu udufata tugeze mu materaniro, tugeze aho dukora icyo twita umurimo w'Imana. Impamvu Imana yaduhinduye abatambyi n'abami nuko yifuzaga ko abatambyi bahoraga batambira Imana, nuko yifuzaga ko biduhindukira ubuzima busabana n'Imana, ubuzima bukorera Imana iteka. Abari muri Kristo Yesu ntabwo dutangira guhimbaza no gukorera Imana tugeze mu materaniro, ahubwo yifuza ko tuba abatambyi turi muri office, tukaba abatambyi turi mu rugo dutetse cyangwa dukoropa, tukaba turi abatambyi b'ubwami. Witegereje igishushanyo cy'umutambyi cyari giteye ubwoba, yari yambaye imyambaro yo kumuha icyubahiro, yari yitwararikaga cyane. Ntiyabaga yemerewe gukora no ku ntumbi, nubwo yaba ari intumbi ya mwene wabo. Yabaga hari imbago, hari ahantu ubuzima bwe butarenga. Muri Kristo Yesu Imana iduhindura abo batambyi kugira ngo ubusabane bwawe nayo buhinduke ubuhojejeho, bwe kuba ubwa rimwe na rimwe. Reka umuhamagare, arabitanga, atanga ubwo buzima atugezayo. Ntabwo byagenewe bamwe, nibyo abari muri Kristo Yesu twese. Reka amajwi yacu tuyazamura imbere y'intebe y'Imana, reka imitima yacu tuyizamura imbere y'Imana, mubwire ngo ngwino wime. Narakwimitse niko kuri umwami w'ubuzima bwanjye, ariko ngwino wime mu bice utagezemo, ngwino wime mu bitekerezo byanjye, ngwino wime mu mutima wanjye, he kugira agace na kamwe gasigara kadategekwa nawe. Ategeka ibiganza byawe, ategeka amaso yawe, ategeka amatwi yawe, ategeka umubiri wawe wose, ategeke decision zawe, ategeke ibirenge byawe, ategeka aho ugana. Ese twamuzamurira imitima ukabihindura isengesho. Data, turagushimira ubuntu bwawe buri hano hantu, turagushimira kubaho kwawe, turagushimira presence yawe hagati muri twebwe. Aba n'abahungu n'abakobwa wakunze, turi babandi waguze amaraso y'igiciro cyinshi, turi babandi wagiriye ku musaraba, turi babandi wakunze, turi babandi witangiye, turi babandi mwami wabawe wahamagaje ineza yawe, turi babandi wahamagaje urukundo rwawe n'imbabazi zawe, turi babandi wahamagaje kugira neza kwawe mwami waba, turi babandi wakuye mu magana menshi y'abanyabyaha, turi babandi warembuje ukaturemburisha ineza yawe mwami waba. Uyu munsi turifuza kwigira imbere, turifuza kwigirana imbere nawe mwa, turifuza kwigirana imbere nawe mwa, turifuza kwigirana imbere nawe mu rukundo, turifuza kwigirana imbere nawe. Nifuza gusubiza ku rukundo wankunze, erega sinjye wagushatse, erega ni wowe washatse. Amaboko yawe arantoragura ugira umwana mu rugo rwawe, amaboko yawe aranzana, imbabazi zawe ziranyuhagira, kugira neza kwawe kumbaho. Reka uyu mugoroba mwami waba tuzamukane nawe, reka ibice byacu tutaguha, amaguru yacu arigenga ajya aho ashaka, amaboko yacu arigenga akoreshwa ibyo ashaka, imibiri yacu n'ibitugize birigenga, akanwa kacu karigenga. Muha akanwa kawe, muha ibiganza byawe, mwegurire ubuzima bwawe, mwegurire ingingo zawe. Ese wabigira ibyawe, mwegurire ibiganza byawe, mwegurire ingingo zawe, mwegurire amaguru yawe, mwegurire ibirenge byawe, mwegurire ururimi rwawe, mwegurire amaso yawe, mwegurire amatwi yawe. Ibidashyira ubwami bwe hejuru ntukemere ko byinjira mu matwi yawe, ibidashyira ubwami bwe hejuru ntukemere ko bica ku maso yawe, ibidashyira ubwami bwe hejuru ntukemere ko byegera uyu mubiri. Ubu ni ubuturo, iki ni igikoresho cy'icyubahiro Imana izagenderamo kugira ngo ikize isi, kugira ngo ikize abarushye, bimwegurire uyu mugoroba. Data, tukweguriye ubuzima bwacu, tukweguriye imibiri yacu mwami waba, ngo twaguhaye umutima ariko imibiri yacu byikora mwami bigaragaza ko tutaguhaye umutima, ntitwaguhaye ubwenge bwacu bwose, ntitwaguhaye imbaraga zacu zose. Tugusabye imbabazi mwami waba, tugusabye imbabazi mwami waba. Ngwino utegeke
iby'imibiri yacu ikoreshwa. Utegeka imibiri y'abahungu, utegeka imibiri y'abakobwa, utegeka imibiri y'abakiri batoya bari muri twebwe, utegeka imibiri yamaze gukura mwami waba. Kanwa kacu kaciye mu mwanda utagombaga guca. Amaso yacu yakiriye ibisanduye, amatwi yacu yakiriye ibisanduye, imibiri yacu yakoreshejwe ibidakwiriye. Utubabarire mwami waba. Isi y'umwuka isumba cyane ibyo tureba. Isi y'umwuka iri vast, ni nini cyane. Ndagira ngo mwegurire urugingo ukoresha icyo udakunda. Ugasanga umuntu yarakijwe ari ku rurimi rwe ntamenye igihe rwabeshyeye. Abeshya nta mpamvu, agabeshya hari impamvu, ntamenye igihe rwabeshyeye. Amaso ye yananiwe kuyakura mu bibi, ntumenye igihe. Bigutwaje igitugu. Ukunda Imana ariko usanga wasambanye, uri umusambanyi. Ingingo zawe zirasambanishwa, amaboko yawe, intoki zawe zikoreshwa ibidakwiriye. Umwanzi atwaje igitugu, ibice bikugize kandi warahindutse umwana w'Imana. Iyo umuntu atarahura n'intambara z'umwuka zigaragara ngo azibone, ajya agira ngo ibyo bintu ntibibaho. Uburetwa, Satani ashobora gushyira uburetwa ku buzima bw'umuntu, agatwaza igice cy'umuntu, akagitwaza igitugu. Umuntu Satani ntabwo akina, ariko udukiza amurusha imbaraga, udukiza amurusha amaboko, udukiza yuzuye imbabazi no kugira neza. Ariko wanyemerera ukadediketinga, ugatanga ubuzima bwawe, ugatanga ubuzima bwawe, ugatanga ingingo zawe. Nyemerera ntukerense kubaho kw'Imana, nyemerera ntukinishe uyu mwanya, nyemerera uyu mwanya ntugupfira ubusa. Abamugendana bashobora kuba batazi ukurara, batazi ibyubamo. Abamukorana bashobora kutabimenya, abo dukorana umurimo w'Imana bashobora kutabimenya. Bakubona uri umukristo ariko ni wowe uzi urugamba rwawe. Nyemerera utakira Imana ifite imbaraga zo gukiza, nyemerera utakire Yesu abahora ingingo zawe, ugende wemye. Ngwino mwami Yesu, ngwino mwami Yesu. Kubaho kwawe mwami w'abami, kubaho kwawe niko duhamagara, kubaho kwawe niko dushaka. Presence yawe imeze nk'umuriro ukongora, presence yawe imeze nk'inyundo imenagura ibitare, presence yawe imeze nk'inkota icyariye mugi yombi. Ni wowe dushaka, wowe umeze nk'umuriro, wowe umeze nk'umuriro, wowe umeze nk'umuriro. Ni wowe dushaka muri iyi nzu, ni wowe dushaka hano hantu, ni wowe dushaka mwami w'abami. Aho ijwi ryacu ribasha kugera, umuriro wawe ukongora, umuriro wawe ushobora gutwika imirimo ya Satani y'uburyo bwose yiyubatse ku ngingo zacu. Umuriro wawe, umuriro wawe, umuriro wawe ucagagura uburetwa bwose n'ingoyi zose umwe Satani yishaje ku buzima bw'abana bawe. Imitima yacu irabishaka, ingingo zacu zikirira imbere yawe, ingingo zacu zibikirira imbere yawe. Inyota y'inzoga yimuke, inyota y'itabi yimuke, inyota y'ubusambanyi ikongorwe, inyota y'amasturbation ishire, inyota ya filime z'urukozasoni iranduke. Ururimi rubeshya, ururimi rubeshya rwuhagirwe n'amaraso yawe Yesu. Ururimi rubeshya rucishwaho umuriro wawe, umuriro wawe, umuriro wawe mwami, umuriro wawe umanuka utambuke mu mibiri yacu. Uko watambukaga mu gicaniro, uko bakuzaniraga ibitambo, umuriro w'Imana ugakongora, umuriro w'Imana ugakongora, ugakongora igitambo, igitambo kigakongoka cyose, kigakongoka cyose. Umubavu humurira neza,
ukakuzamukira. Reka kubaho kwawe, reka umuriro wawe, reka umuriro wawe ukongore mwami, ukongore mwami umurimo wa satani wose ubakizwa ku buzima bw'abana bawe. Umuriro wawe mwami, umuriro wawe mwami umaruke ukongore uhereye ku mutwe, umaruke ku birenge, umaruke mu ngingo, umaruke muri sex, umaruke kugera ku birenge, umaruke mu biganza. Umuriro wawe mwami, umuriro wawe mwami, umuriro wawe mwami ukongore ikintu cyose cyazanywe n'umubi. Umuriro wawe mwami, amaraso yawe Yesu, amaraso yawe Yesu akinga umuryango, umuryango wakingutse mu buzima, umuryango adakunda, umuryango umutegetse, umuryango umutwaje igitutu, umuryango umutegetse atwaje uburetwa. Amaraso yawe mwami Yesu, amaraso yawe, amaraso yawe, amaraso yawe Yesu, 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 amaraso yawe Yesu. Ubu ni ubwoko bwagenewe gukoreshwa ibyo gukiranuka, ubu ni ubwoko bwagenewe gutamba ibitambo ubudasiba, ibitambo by'amashimwe, ibitambo byo kugukorera, ibitambo byo kugushyira hejuru. Imirimo yawe n'ibitangaza byawe bigaca muri twebwe. Reka amaraso yawe mwami Yesu amareho ikintu cyose kitashyizweho nawe. Reka amaraso yawe akongora ingoyi z'uburyo bwose zidukurura twajya gutera agatambwe tugasanga twasubiye inyuma. Ongera wisengere ucagagura umugozi. Ninde udashobora gukizwa ukwezi? Ni wowe. Ninde udashobora gukizwa umwaka? Ni wowe. Ninde uhora wabyuka ugasanga? Ni wowe. Reka usabe amaraso ya Yesu acagagura uwo murungu uyu mugoroba, uwo murunga. Nawe uve muri icyo kigoyi, nawe wambuke, nawe winjire mu buzima bw'ingeso zikiranuka. Reka amaraso yawe mwami Yesu, amaraso yawe acagagura uwo murunga, ako kagozi umwanzi yadukururiragaho, ako kagozi kahoraga katugarura inyuma. Yo, ingeso zo gukiranuka zacu zameraga nka sikre, ukwezi kumwe tukabibasha, ukundi kwezi tukarambarara. Reka iyo minyururu icike muri uyu mwanya, reka iyo minyururu icikagurike. Reka amaraso yawe, amaraso yawe uko umwana atandukanywa na nyina. Reka umugozi bamuboneragaho, reka umugozi wamukururagaho, reka karunga kamukururaga, reka shene yamugaruraga icika uyu mwanya. Uko umwana atandukanywa na nyina akagira ubuzima bwe, reka ubuzima bwe butunga ibyo gukiranuka, reka ubuzima bwe buhagarare mu byo Yesu yamufatiye. Urakoze mwami Yesu. Reka akanwa ke kamamaza amashimwe yawe, ubuzima bwe bukuzamure, ubuzima bwe bugushyire hejuru, ubuzima bwe bugushyire hejuru, ubuzima bwe bugushyire hejuru. Ongera usaba ubuntu bw'Imana bwatsi igicaniro kitazima mu mutima wawe. Ndagusaba ngo uzamure ijwi nk'utabaza. Ufite Imana, Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikugirire neza. Uzi kuvuga, wavuga n'akanwa kawe. Saba ubuntu butuma umuntu agira igicaniro mu mutima kitakizima, igicaniro kitakizima. Impamvu umwanzi atubasha nuko turi ibicaniro byazimye. Akariro karashize, akariro karazimye, ariko ari kumwe natwe kugira ngo yongere akongeze ibicaniro byo mu mitima yacu. Nyemerera wifuze ubwo buzima, nyemerera umutima wawe ubikumbure. Imana ntago yibunzabunza ngo presence yayo ihe abatayinyotewe. Yesu yaravuze ngo umuntu nagira inyota aza ahondi, umuntu nagira inyota, ngo bivuga azamuye ijwi cyane, ngo avuga cyane, ngo aravuga ngo umuntu nagira inyota, umuntu nagira inyota. Tujye kumwe ngo twagize inyota, niyo mpamvu turi hano. Ariko inyota ntigarukire mu guterana. Kubaho kw'Imana ntago kwandaraye, guhabwa abagushaka. Imbabazi z'Imana zirahari ahantu hose kugira ngo zidukize. Ubutumire Imana itanga buri ahantu hose
Imana izakoresha abayubaha, ikoresha abatayubaha. Bya bindi Pawulo yavuze ngo no mu buriganya nabwo ntacyo bitwaye, Kristo aramamazwa. Imana izemera ibintu byose bifite amajwi biyivugire kugira ngo ubutumire bwayo bugere mu matwi yabo. Igihe kimwe Yesu ari mu misi ya nyuma arimo azamuka i Yerusalemu, abantu baririmba bamuhimbaza. Abakuru b'amadini barambwira ati cecekesha abo bantu baceceke. Yesu arababwira ngo baramutse bacecetse ngo n'aya mabuye yavuga. Nuvuga ngo Imana yiteguye gucisha ahantu hose invitation yayo, kuko iragushaka, iragukunda, yiteguye gucisha ahantu hose kugira ngo ijwi ryayo rigere mu matwi yawe, kugira ngo ubutumire bwayo bukugereho. Yiteguye gucisha ahantu hose. Turamutse ducecetse n'amabuye ngo yavuga. Niyo mpamvu ubu iby'Imana bivugirwa ahantu hose hose. Abayubaha, abatayubaha, ababizi kubivuga, batabizi, abasukwa, abanyabwenge, kugira ngo ubutumire bugere mu matwi y'abana b'Imana, kuko Imana irabashaka, ifuza, ikumbuye, iryohewe kubabona bitaba baza mu kubaho kwayo. Gukiza, agakiza, ibikavuga n'ibyatuma kakugeraho biri ahantu hose. Ariko iyo umaze gukizwa, Imana ibigushogongeje ku neza yayo, ibigira ngo nawe noneho unyoterwe, hanyuma wigira imbere uvuga uti ndi hano Mwana, ndagushaka. Niyo mpamvu presence, kubaho kwayo bitazangana ku bantu bose. Abafite inyota bazongererwa byinshi. Ndifuza kuba muri abo ngabo, cyangwa nawe ukifuza kuba muri abo ngabo. Abafite inyota bazongererwa byinshi. Reka dusenga ko ngako. Wongere wifuze nawe kugira igicaniro cyo mu mutima wawe kitagitsima. Mbega ukuntu biryoshye, mbega ukuntu ari ubuzima, mbega kandi ko ari ibyacu, ko ari twebwe byagenewe. Ibineza neza by'Imana byari ukubana n'abantu kuva kera. Icyatumaga Imana imanuka mu ngobyi ya Edeni kuganira na Adamu na Eva, ntabwo Imana yari ifite irungu, ariko Imana iteka yifuje kwegerana n'abantu. Ntabwo yari ibazanye kugira ngo bayihingire nkaho ntabwo irijya, ariko ibineza neza byayo byari ugusabana n'abantu. Iteka Imana ihora ishaka uburyo yabonaniramo n'abantu muri generasiyo zose. Abantu baracumuye, abantu baragiye kure bya bindi byose. Nyuma Imana imaze gukura ubwoko bwayo muri Egiputa, itegeka Mose na Aroni kurema ubwoko, Abalewi bakurwamo abatambyi bakuru. Hanyuma Imana iravuga ngo reka mundemere ihema, ihema ribe hagati muri mwebwe, hanyuma ubwoko buyizenguruka. Niko byari bimeze. Amahema y'ubwo bwoko bwose 12, y'ayo mazu yose 12 yarazengurutse ihema ry'Imana, kuko ibineza neza by'Imana byahoze ari ukubana n'abantu. Imana iragukunda, Imana iragushaka, iryoheye ubusabane bwayo nawe. Yemerere witabe ubwo butumire. Iravuga ngo munyikize mbe hagati yanyu. Uburyohe bwayo nukuba mu bo yaremye, nukuba mu bo yakunze. Uyu munsi dufite ibyiza bisumba ibyo ngibyo. Mu gihe cy'ubuntu Yesu amaze gupfa, amaze kuzuka, amaze gusubira mu ijuru, aravuga ngo noneho si amahema, noneho si ku musozi runaka, noneho si mu barinzi ku nkike, noneho ntabwo ari muri sare, ahubwo ni imbere muri buri muntu wese ushaka. Imbere muri buri muntu. Ufite Imana utarinda gukura kuri njyewe, ufite Imana utarinda gusanga muri sare aho dusengera. Ufite Imana ni warimitse Kristo, ngo yaje ajya, Mwuka Wera yaje ku buzima bw'abimitse Kristo, bw'abamwakiriye. Hagati mu mahema yumvaga bategeranye cyane. Imana mu gihe cya nyuma iraziba imbere muri twebwe, ariko inshuro nyinshi iyo presence ntabwo tumenya ko ihari. Reka umubwire ngo ngirira ubuntu, amaso yanjye akinguke. Ngirira ubuntu Mwami, ngirira ubuntu uyu mugoroba. Igicaniro cyanjye cyongere gihore cyaka. Cyaraziraga kikaziririzwa ko mu ihema ry'ibonaniro umuriro wazima. Wakijwe rimwe wagombaga guhora waka. Babahungu ba Aroni bazize ko wazimye, barangaye bakazana umuriro utariho. Uyu munsi dufite
ikiruta icyo mu ihema, ariko ibicaniro byacu byarazimye. Reka tumusabe akongeze uyu mugoroba, yongera akongeze. Kubaho kw'Imana niko gukongeza. Reka tumusabe yongera akongeze. Mutakira umubwire ngo ngera watsi igicaniro cyanjye cyarazimye, sinzi gusabana nawe, naheza ahantu hamwe simbasha kwigira imbere, imisengere yanjye irasa cyangwa se yanasubiye inyuma. Ndagira ngo tumubwize ukuri, mubwire uti imisengere yanjye irasa, kuva nakizwa simbasha kwigira imbere, sinzi ijwi ryawe, sinzi imivugire yawe, sinzi kumarana nawe umwanya. Niba warigeze ibyo bihe byiza bikaba byarasubiye inyuma, mubwire uti nigeze ibihe byiza hamwe nawe, none uyu munsi byasubiye inyuma. Ngwino unyegure, ngwino wongere watse umuriro wawe mu mutima wanjye. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Izina risumba amazina yose. Izina ritwiringiza. Izina dukomoraho kubabarirwa. Izina dukesha ubugingo buhoraho. Izina risumba amazina yose. Ngo nihabaho umuntu ushimwa, umunyacyubahiro, nubwo yakirusha abandi. Nukuri hari umuntu ashimwa ukamushakaho n'ingeso mbi ukazibura, ariko Yesu arabasumba. Haleluya. Izina risumba amazina yose. Yuzuye imbabazi no kugira neza, yuzuye kugukunda, yuzuye kunkunda adakuyemo naho ntakunditse, ankunda wese ibice byanjye bidakunditse. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana
turabakiriye mugubwe neza, reka twicarire. Amen. Hobe hobe. Yesu ashimwe cyane. Waramutse umuntu mwegeranye ukamubwira ngo ikaze mu kubaho kw'Imana, munshimirire uti wakoze kuza guterana. Imana iguhe umugisha, Imana isubize gusenga kwawe. Amen. Tubahaye ikaze rero mu kubaho kw'Imana. Ubutumire dufite twese n'ubw'Umwuka Wera. Haleluya. Twese twitabye, wowe nanjye twitabye ubutumire bw'Umwuka Wera, kandi twizeye ko turi bugirirwe neza nawe. Imana iguhe umugisha wowe wadufashije gutumira abandi. Imana iguhe umugisha wadufashije kubwira abandi ko twimutse. Imana iguhe umugisha wowe ufata umuntu akaboko ukamuzana. Imana iguhe umugisha wowe wishyura umuntu itike akaza. Imana iguhe umugisha wowe umwibutsa. Imana iguhe umugisha wowe umuha lifuti. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Amen. Hari abantu bateranye natwe bwa mbere ngo tubakire. Zamura ikiganza nuba ari ubwa mbere uteranye. Wow. Wow. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Turabishimiye mwakoze kuza guterana natwe. Turi igicaniro cyitwa Abarinzi ku Nkike. Turahura kugira ngo dusenge, duhamagare kubaho kw'Imana, twige ijambo ry'Imana, turamye Imana. Imana niyo ihagurutse abarinzi ku nkike kugira ngo basenge ubudasiba, kugeza igihe ubuzima bwacu buzahinduka ishimwe mu mahanga yose, kugeza igihe abagize itorero umubiri wa Kristo bwa bwiza tubikiwe buzahinduka umugabane wacu. Haleluya. Uretse ko gusenga kuzarangira tugeze mu ijuru, nta byifuzo tuzaba dufiteyo, tuzaba turamye Imana ubudasiba. Ubusanzwe duterana kuwa gatatu, twajyaga duteranira Kacyiru kuri Solace. N'ubwa mbere tuje hano, twimukiye hano, tuzakomeza guteranira hano. Hanyuma mu mpera z'ukwezi kubw'ubuntu bw'Imana ikibiduhaye, kuwa mbere wa nyuma w'ukwezi tukakora amasengesho y'iminsi 3, niyo turimo. Tuzongera nejo bundi tuba turimo kwiyiriza. Nkaba nizeye ko abantu mwese mufite amagara mazima murimo kwiyiriza. Vuga ngo amen. Haleluya. Ndetse harimo n'abafite imbaraga, bafite n'inyota nyinshi, cyangwa bafite impamvu zindi nyinshi zibatera gushaka Imana, badakwiriye kurya nimugoroba, bakwiriye gukomereza muri seke. Wanyumvise wowe mbwira? Bakwiriye gukomereza na seke. Bafite amagara mazima, nta kintu bari bubi. Abo ngabo bafite inyota nyinshi cyangwa bafite situation ibatera gushaka Imana n'umwete wose. Rero Imana ibahe umugisha. Abashyitsi bacu turabanezerewe, ni mu bishima, muzakomeze mubane natwe. Haleluya. Niba udafite itorero, iki ni igicaniro cy'abana b'Imana. Ikindi hano hepfo hari itorero. Hano hepfo yitwa kuri New Life Bible Church. Harya amateraniro ya mbere basanga Sandra? Saa 3 ya kabiri, saa 5 aya ni mugoroba. Umuntu udafite itorero ndamurangira itorero hano hepfo. Umuntu udafite hano asengera ku cyumweru nkurangira itorero. Saa 3 amateraniro ya mbere, saa 5 amateraniro ya kabiri, abari mu Cyongereza, saa 8 amateraniro y'Ikinyarwanda. Sinkurangiye. Imana ibahe umugisha. Ntukagume mu rugo ku cyumweru ngo uvuge ngo ngewe ndi umukristo online ngo ntegereje Rutanse ko azaza i Kigali, none se nimba ntazaza. Ntekereza ko nzaza ariko se nimpinda. Nintaza se ubwo reka guterana. Dore itorero. Kandi bashyira Yesu hejuru. Amen. N'ahandi muri quartier aho waba uri ubona itorero, jya mu nzu y'Imana. Wifata nawe icyumweru ngo gihindure cya siporo. Ntabwo ndwanya gahunda za leta, ariko siporo ushobora kuyikora uzindutse, warangiza ukajya mu materaniro, cyangwa ukayikora uvuye, cyangwa ukayikora undi munsi. Sibyo nshuti z'Imana? Ntabwo ari umunsi wo kuruhuka na sauna no kwifata neza ngo ubure mu nzu y'Imana. Imana yakurinze icyumweru cyose. Koko Imana ibahe umugisha. Haleluya. Tugiye guturira Imana no kuramya Imana. Amaturo dutanga cyangwa amafaranga cyangwa ubutunzi bwacu dutanga no kugira ngo tubashe gukora uyu murimo. Kandi ndabashimira ubwitange bwanyu. Twishyura aho dusengera bitatugoye kuko muba mwatanze amafaranga. Ntago turajyamo umwenda w'ukwezi ngo tunanirwe kwishyura kuko muba mwatanze amafaranga yanyu. Imana ibibahere umugisha. Twifuza kutazatanga amafaranga aho dusengera gusa, twifuza no gukora ibindi bikorwa by'ineza. Tugira bikeya dukora mu bushobozi buba butaraba bwinshi cyane, ariko twizeye ko Imana izabyagura. Tuzagira umunsi wo kubiba presenta mu buryo bwagutse, ariko nanone tubikoresha amafaranga yanyu. Imana ishimwe cyane. Umutima wanjye mfite igitekerezo ko hari igihe kizagera
ntidukure abana mu muhanda gusa ngo tubashyire mu ishuri bongere basubire mu bibazo bari barimo, ko hari igihe tuzagera tukagira ikigo centre ya rééducation aho batuzanira umuntu wananiranye muri societe akiga imirimo y'amaboko cyangwa akiga ishuri, ariko tukamwigisha n'ubumuntu akongera akagira icyizere cy'ubuzima, imigambi y'Imana igakomeza mu buzima bwe. Muzamerekeze kubyubaka, ariko tuzabyubaka Karongi. Imana izatugirira neza. Imana ibaha umugisha. Reka dutange mu butunzi bwacu, kandi nongere mbashimira abantu bose bitanga kugira ngo bakore imirimo, tuze kwicara tuguye neza. Bamwe muri twebwe tukirirwa mu ijambo ry'Imana no gusenga, tukaza duhita twicara ku dutebe baduteguriye tutazi n'igihe babiteguriye. Rero Imana ibaha umugisha abo bitanga muri ubwo buryo kugira ngo twicare neza. Imana ibaha umugisha bariya abagabo b'Imana bicaye hariya. Iyo ijwi rivuze nabi duhita tubareba nabi, tukibagirwa umwanya munini ryavuze neza, tukibagirwa amasaha bamaze babitegura. Ikindi iyo setting ibintu wongera ubiterura biravuna, niyo mpamvu rimwe na rimwe amajwi abatanoze, ariko tuberekezeho ibiganza tubabwira ngo Imana ibaha umugisha. Bahabwa umugisha. Reka duturire Imana twakira worship team. Imana ibaha umugisha. Nimwongere mubasabire umugisha nabo, kandi mujye mubakunda. Uburyo bwo gukorera umugisha ni bwinshi. Ushobora kwishyurira worship team amatiki bakajya bareka gukora mu mafaranga yabo. Murabona ko benshi baba bakiri batoya, bajya muri repetition batanze amafaranga yabo, bakaza hano batanze amafaranga yabo. Ushobora gukorera umugisha ukabishyurira amatike ntibazongere gukora mu mifuka yabo. Ushobora kubagurira fanta, ushobora kubakunda no kubabwira ibyiza. Baramutse basibye ntabwo amateraniro yacu yaryoha. Sibyo nshuti z'Imana? Worship team Imana ibaha umugisha, reka mudufashe kuramya Imana, kandi tuzahurire mu gitaramo cyo mu ijuru. Amen. Agendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Twagendaniye Yesu ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Twagendaniye Yesu we 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 twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Umuntu umwe yarandebye arasangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana. Nyuma yaho nure
ibishimwe byariho bigatuma tuza imbere y'Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi bigatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tunyumve kimwe birangiye ibibazo byose twibaza mu mitima bitari bifitiye ibisubizo ibishimwe byariho bigatuma tuza imbere y'Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi bigatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tunyumve kimwe birangiye ibibazo byose twibaza mu mitima bitari bifitiye ibisubizo Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu ni nkoni yanjye ngenderaho. Ijambo gikomeye ndambukiraho. Yesu ni nkoni yanjye ngenderaho ijambo gikomeye ndambukiraho. Yesu ni nkoni yanjye ngenderaho. Yesu ni nkoni yanjye ngenderaho Ijambo gikomeye ndambukiraho. ijambo gikomeye ndambukiraho ijambo gikomeye ndambukiraho Yesu ni nkoni yanjye ngenderaho ijambo gikomeye ndambukiraho ijambo gikomeye ndambukiraho ijambo gikomeye ndambukiraho ijambo gikomeye ndambukiraho Yesu ni nkoni yanjye ngenderaho Yesu ni nkoni yanjye ngenderaho ijambo gikomeye ndambukiraho ijambo gikomeye ndambukiraho yambere y'icyambu maze nanjye nambigura icyambu atira umurozi w'abantu icyambu yambere y'icyambu maze nanjye nambigura icyambu atira umurozi w'abantu icyambu ijambo yambere ijambo maze nanjye nambigura ijambo atira umurozi w'abantu icyambu ijambo yambere ijambo maze nanjye nambigura ijambo atira atira umurozi w'abantu icyambu ijambo yambere ijambo maze nanjye maze nanjye nambigura ijambo atira atira umurozi w'abantu Yesu Yesu ni nkoni yanjye ngenderaho ijambo gikomeye ndambukiraho ijambo gikomeye ndambukiraho
bikomeye ndamukiraho kandi si kabiri nabonye neza amasirime kandi si kabiri nabonye neza amasirime kandi si kabiri nabonye neza amasirime kandi si kabiri nabonye neza sigatatu si kane we nabonye neza amasirime kandi si kabiri nabonye neza sigatandatu we nabonye neza amasirime kandi si kabiri nabonye neza sikarindwi s'umunani nabonye neza amasirime kandi si kabiri nabonye neza ayisicyenda s'icumi nabonye amasirime kandi si kabiri nabonye neza s'icumi na rimwe s'icumi na kabiri nabonye neza amasirime kandi si kabiri nabonye neza barira bari kumunezero Hallelujah. Amen. mwami turagushimye ko mubo wahaye umugisha wo kugutaramira uyu mugoroba natwe turimo abo watumiye utumbira mu maso hawe natwe turimo turagushimye mwami turagushimye ko turi abanyamugisha turagushimye ko turi ahantu hakwiriye turagushimye ko wumvise gusenga kose kwazamutse mu mitima yacu turagushimira umuriro wawe wo kubaho kwawe wongeye gusuka mu buzima bwacu turagushimye ko ari wowe utweza ari wowe udukiza ari wowe utubabarira wowe wadukunze mbere ni wowe uduhamagara nta kintu na kimwe twakora tutagihawe nawe ndagushimira abahungu bawe n'abakobwa bawe wararitse katurarika mwami kugira ngo twihishurire birushijeho kugira ngo twigirane imbere nawe mu kukumenya tuguhaye icyubahiro uragikwiriye imitima yacu iragushima reka kubaho kwawe kwinshi kutwuzure niko dushaka twifuza guhura nawe no kwigirana imbere nawe tuguhaye icyubahiro ku bwa byose nushimwe ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen haleluya Yesu abaho umugisha amen hano niho heza cyangwa kumanuka nibyo byiza igumira hejuru muri izi ndabo zitendera nta kibazo
Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Kuwa gatatu usanzwe dutangira saa 11:30 tukarangiza saa 2 mu minsi y'amasengesho tugeza saa 2:30. Haleluya. Ariko turagerageza kugira ngo twihute tunatahe. Amen. Ikindi ku munsi w'ejo tuzaba dufite igaburo ryera, tuzasangirira ku meza y'umwami. Ntiwiheze. Yesu yasangiye n'abigishwa be bose. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa tubona baramanyaguraga imitsima mu rugo bagasangira. Tuzagerageza kugira umwanya wo kubivugaho birambuye, kuko hari igihe tugira igaburo ryera umuntu akiheza ati ngewe sindi wo muri iri dini. Natwe ntago turaba muri iri dini. Haleluya. Natwe turi abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Turi ihuriro ry'abana b'Imana abo Yesu yacunguye. Abahamya rero ko Yesu ari umwami w'ubuzima bwabo, twese turasangira. Uretse n'abamuhamya n'abifuza kumuhamya ariko batarabihishurirwa, nabo tubaha karibu ku meza y'umwami, kugira ngo ahara niba babyifuza, bifuza uwo mwami, nta wamenya muri uko gusangira ku meza y'umwami. Yesu yaravuze ngo tujye tubikora twibuka gupfa kwe no kuzuka. Ahari aho muri uko gusangira, nawe amaso ye yakinguka akabona Imana. Ninde utembereye kujya ku meza y'umwami? Ntukerensa icyo Yesu yakoze. Nuvuga ati nta huriro nabyo, ntabyo sinshaka no kubimenya. Uwo nta karibu afite ku meza y'umwami. Ariko ntekereza ko uwo nguwo atari hano. Amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Turakomeza mu magambo y'Imana twari turimo kuva ku ya gatatu yashize. Turifuza guhishura, cyangwa Umwuka Wera arifuza ko muri twebwe habaho guhishurirwa ubwami bw'Imana. Abantu bakabona Imana nyayo ifatika, Imana ikoresheje wowe nanjye, yitije ubuzima bwawe n'ubwanjye. Haleluya. Turakomeza cyane ku buzima bwa Mose kugira ngo bigukumbuze. Nkwibutse ko wowe uri mu isezerano riri beta, riruta cyane iryo Mose yarahagazemo. Bivuga ngo ibyawe nanjye bikwiriye kurushaho kuba byiza kurutaho. Reka dusome mu gitabo cyo Kuva igice cya 3 umurongo wa 10 tugeze ku murongo wa 12. Igitabo cyo Kuva igice cya 3 umurongo wa 10 hanyuma tumanuke. Ngo nuko none ngwino ngutume kuri Farawo. Imana irimo irabwira Mose. Imana ibasha kuvugana n'abantu. Haleluya. Ngo nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Mose abwira Imana ati ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisiraheli muri Egiputa? Aramusubiza ati nukuri nzabana nawe. Ibizakubera ikimenyetso yuko ari nge ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Ubutumire bw'Imana kugira ngo ihure natwe tubane mu busabane, akenshi buza bupfunyitse mu gisa n'umurimo, cyangwa assignment cyangwa mission. None kuko assignment cyangwa umurimo wo gukorera Imana utera ubwoba, tukumva turabihunze. Rimwe na rimwe hari n'umuntu avuga ati ntago nakizwa, gukizwa sinabishobora. Nagira ngo nkwibutse ko atari wowe wishoboza. None umuntu akumva azabanza gutungana ngo akabona kujya mu nzu y'Imana. Oya, mu nzu y'Imana ni kwa muganga, niho dukirira. Kwa Yesu niho dukirira. Umuntu akibwira ati nimara kureka inzoga neza, nkamara kureka biriya, nkaba ntakiri umugore wa kabiri, nkaba ntakiba mu busambanyi, byaha tuzi bizwi nyine byamamaye, nkaba ntagikora biriya, nibwo noneho nzaza mu nzu y'Imana. Nta cyabigukiza, ahubwo ubigukiza tumusanga tumeze gutyo akadukiza, ufite imbaraga zo kudukiza. Haleluya. Ubu butumire rero bwo kuza mu kubaho kw'Imana cyangwa se muri presence y'Imana, akenshi buba bupfunyitse mu gisa nk'umurimo cyangwa se mu gisa nko guhamagarirwa gukizwa. Rimwe na rimwe rero bikadutera ubwoba twumva tutazabibasha. Umuhamagaro wa mbere wo gukizwa, hari igihe kubw'ubuntu bw'Imana hakoreka ikintu mu mutima, umuntu atazi ukuntu bigenze, akumva amenya ububi bwe, akumva akeneye imbabazi z'Imana, nyine agakizwa, akakira Yesu agakizwa. Hanyuma ntibigarukira aho, Imana ikamuhamagarira kugira ngo imutume cyangwa se ayikorere ikintu runaka. Abahamagarwa bose iteka bibatera ubwoba. Ikintu cya mbere no kuvuga ngo ndi muntu ki, ese nabishobora, ese bizava he? Ariko aho Imana ibera nziza nuko buri butumire bwose n'ubutumire bw'ubusabane. Mu by'ukuri ntago Imana yari inaniwe kwikurira aba bantu muri Egiputa itarinze gutuma Mose. Haleluya. Ijwi ry'Imana rishatse ryavugira mu ijuru rikabwira abantu ngo nibakizwe.
cyangwa Imana ikohereza abamarayika, kuko abamarayika bajya bambara imibiri bakamera nkatwe. Imana ishimwe cyane. Ariko kubera Imana yifuza gusabana n'abantu, yifuza kubana n'abantu, ikora icyo kintu kimeze nko kudutumira mu murimo, ariko mu by'ukuri ari ukugira ngo turusheho gusabana nayo. Haleluya. Nuko ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwo bwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Wagira ngo Mose afite imbaraga zo kuba ari ugiye gukura aba bantu muri Egiputa. Nta mbaraga afite, ariko nagendana n'Imana azabibasha. Nagira ngo buri butumire bwose wumvise mu mutima wawe, ikintu kiguhamagara kwigira mu by'Imana imbere kurushaho, ikintu kiguhamagarira umurimo w'Imana runaka, witabye, ntutinye. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntiwirebeho ngo uvuge ngo sinzabishobora, sinzabibasha. Ubwo butumire bupfunyitsemo Imana kwifuza gusabana nawe, kuko uremburiza mu kubaho kwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndashima Imana nanjye yandembuje. Ntago nari nzi ko gukorera Imana bizandyohera nkuko bindyoheye uyu munsi. Ntago nari mbizi. Uyu munsi ndaryohewe pe, ku buryo nubwo wanyirukana nakomeza nkabikorera. Imana ishimwe ko nta bantu birukana abandi. Ariko mu ntangiriro z'uwo murimo uvuga uti se Mana bizagenda gute se, kumbira imira guhamagarira kugusogongeza kukubaho kwayo utarubizi. Imana ishimwe. Ngwino ngutume kuri Farawo, hanyuma ukure muri Egiputa ubwoko bw'Abisirayeli. Biratangaje rero ko umwana w'umuntu usanzwe muri presence y'Imana ashobora gukura abantu muri Egiputa. Umuntu usanzwe nka Mose urimo kuvuga ngo sinzi kuvuga, uzi imbaraga yasize muri Egiputa, uzi ubwo butware, uzi ubwo bushobozi. Ariko biratangaje uburyo umwana w'umuntu usanzwe ariko mu kubaho kw'Imana ashobora gukoreshwa n'Imana, uburetwa bukava mu buzima bw'abandi bantu. Haleluya. Imana yagukoresha abantu bakava mu byaha. Imana yagukoresha abantu bakabohoka ku minyururu ya Satani. Imana yagukoresha iwanyu hagahinduka irembo ry'ijuru, ahantu Imana imanukira ikagirira neza abantu. Imana yagukoresha ibintu bigahinduka mu bantu Imana yagushyize bugufi bwawe, wowe usanzwe nanjye sanzwe. Haleluya. Ku murongo wa 12 amaze kuvuga ngo ndi muntu ki, sinabishobora, nahangara Farawo gute, ngo Imana iramusubiza ati ngo nukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari njye ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Njyewe Imana ubwanjye nzabana nawe Mose we. Hanyuma bizakubera ikimenyetso ko ari njye ugutumye, nuko nyine iyo misiyo izaba accompli, uzabishobora. Vuga ngo nzabishobora. Haleluya. Mu kubaho kw'Imana ntihabamo gutsindwa. Atari uko nsanzwe ndi umunyembaraga, atari uko ngira ingamba za hatari, ahubwo mu kubaho kw'Imana imbaraga zayo zuzura mu ntege nke zacu tugashobozwa. Imana ishimwe cyane. Ibizakubera ikimenyetso ko ari njye wagutumye, nuko abo bantu uzabakurayo, hanyuma mukankorera kuri uyu musozi. Imana ishimwe cyane. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana murongo wa 12 baravuga ngo Imana iramusubiza ati nzaba ndi kumwe nawe, numara gukura ubwoko bwanjye mu Misiri muzandamiriza kuri uyu musozi, nibwo uzamenya ko ari njye wagutumye. Haleluya. Baviriye y'iki? Kuki bakurwa muri Egiputa? Bazanywe no kuramya Imana ku musozi Imana iberetse. Impamvu yawe nanjye gukurwa muri Egiputa no kugira ngo tuze kuramya Imana. Kuramya Imana ni ugukorera Imana, turaza kubivuga ni byinshi. Haleluya. Ni ukwiha ikagutwara wese, ubuzima bwawe bugakorera Imana. Imana ishimwe cyane. Twabivuzeho ubushize kambigarukaho gatoya uko twifata mu butumire bwa mbere, muri invitation ya mbere. Kandi iyo nyifato ntugire ngo ni tactique n'ibindi, ahubwo nuvuga ngo yes Lord, yego mwami, yego mwami. Nkunda uburyo abasirikare basubiza ababayobora, baravuga ngo yesa, nta no ibayo, ntago bahakana, ibintu byose biba ari yesa. Ubwo ndi afandi w'umudamu bambwira ngo yes madam ahari. Yes ashimwe cyane. Inyifato rero yo muri invitation ya mbere Imana iguhamagarira muri presence, inyifato yawe ikwiye kuba ngo yesa, yego mwami, yes Lord, yego mwami, ndemeye mwami. Ntabwo ari ubundi bukoryo, ntabwo ari ubundi bukana, ntabwo ari izindi tactique na principe no kubwira Imana ngo yego mwami. Imana ishimwe cyane. Iyo nyifato rero ya yego mwami ituma winjira nanone ku yindi level ya presence, cyangwa ku rundi rwego rwo kubaho kw'Imana rurushijeho kuba kwiza, rurushijeho kuryoha. Imana ishimwe cyane. Icyo usabwa kubwira Imana ni ukuvuga ngo yego mwami, ndemeye, yego mwami ndaje. Sinzi uko bizagenda nuko bikorwa, yego mwami ndaje, yego mwami ndaje ngo unyigishe ubwo buzima bushya uko abantu babana nawe. Yego mwami ndaje ngo uyobore ubuzima bwanjye, untegeke. Haleluya.
hari ijambo riba muri Matayo 22:14 haravuga ngo kuko abatowe ari benshi ariko abatoranyijwe bakaba bake. Ese ko bari batowe kuki hazamo ikindi kintu cyo gutoranywa bigenze bite? Abatowe bari benshi, ababonye invitation bari benshi, abatumiwe bari benshi, ariko mu nyifato ya invitation ya mbere uko bayakiriye n'inyifato yabo iratuma noneho baba selected, iratuma batoranywa, barobanurwa, abaha ubutumire bw'agakiza ni benshi. Haleluya. Ariko inyifato uko dukomeza kugirira Imana inyota bituma noneho turobanurwa, umuntu agahinduka inshuti y'Imana mu kivunge, ariko Imana ikarobanuramo umuntu w'inshuti yayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwibuke ko isezerano duhagazemo riruta ibi turimo kuvuga. Ibi ni byo mu isezerano rya kera. Ni koko muri Kristo Yesu twahindutse inshuti z'Imana, twahindutse abemewe n'Imana, ariko ubwo butumire bwa Yesu bugeze mu mutima wawe ukabwakira. Inyifato yo muri ubwo butumire izatuma uba selected. Igikundiro cy'Imana kibe cyishika ubuzima bwawe. Presence y'Imana igendane nawe, itangirire palpable tuyibone. Kuki ubwiza bw'Imana ku bantu butangana? Kuki ubwiza bw'Imana ku bantu budasa? Kuki presence y'Imana ku bantu idasa? Ni inyifato yo mu butumire bwa mbere. Abatumiwe ni benshi, amaboko ya Yesu aramburiwe abantu bose kugira ngo bingire bakizwe, kandi benshi n'ukuri bamaze no kwinjira, nubwo abakiri hanze n'abari benshi. Ariko mu binjiye inyifato y'abamaze kwinjira, inyota y'abamaze kwinjira, ubushake no kurushaho kuryoherwa. Aratubwira ngo niba twarasogongeye nitwigira imbere. Haleluya. Iyo nyifato yo kwigira imbere mu gusogongera ineza ya Yesu wasingiriye niyo izatuma noneho uba chosen, uba selected, urobanurwa. Imana ishimwe cyane. Abatowe ni benshi. Ubu twese twatorewe kuba muri aya masengesho, twese twahamagawe, twahawe ubutumire, ariko inyota y'umwe irakurura kubaho kw'Imana kwinshi. Cyangwa ukanyoterwa kubaho kw'Imana, ukavuga uti ni wowe nshaka wenyine, ndashaka wowe. Umwami yageze ahantu ibintu birahinduka. Haleluya. Presence y'Umwami ihindura ibintu nta bindi bivuze. Twagiye tubona ku makuru Perezida asura imiryango imwe n'imwe. Mwagiye mubona yasuye amazu y'abakecuru, yasuye, ariko ndahamya ko urugo agiye kujyamo bahindura intebe zaho. Hari ibintu bashyira ku murongo. Inzu barayubaka bakayisiga amarangi kuko umukuru w'igihugu azayicaramo. Shaka Imana yonyine. Haleluya. Presence ye izakuramo intebe, izakuramo ibitaro, izakuramo ibyaha, izakuramo intege nke, izakuramo uburwayi, izakuramo gushoberwa, izakuramo kugenda mu mwijima. Umucyo we nagera mu buzima bwawe hari ibintu bizahunga. Shaka kubaho kw'Imana. Umwami yageze ahantu ibigendana n'ubwami birahaba. Kubaho kwe kuzaguha ubutoni na faveri. Haleluya. Njambwira Imana mu misengere yanjye nkayibwira ngo ikimenyane mfite ni wowe, kandi ko kwigira ikimenyane kiryoshye. Ikimenyane murakizi. Ikimenyane kigukingurira ahantu abandi batinze kwinjira. Ikimenyane kiguhereza service hakiri kare. Dosiye yawe bayigeraho kubera ikimenyane cyo mu isi bakayitambutsa. Mu isi haba ikimenyane, kandi ntiwakibuza. Bose naza gusaba service ndi murumuna wawe cyangwa ni pasiteri wawe, hari ukuntu bita bimera ugahita unyakirana bigahita biryoha. Ntago wakibuza, niko tumeze. Hari umuntu ubukwegereye, hari umuntu uri agaciro mu buzima bwawe. Njya mbwira Imana rero, nti Imana yanjye ikimenyane mfite ni wowe. Haleluya. Kandi bijya bikora igikingura ahantu utakabaye ukingurirwa, igikwemeza abantu batakabaye bakwemera, igiguhesha ibintu udakwiriye. Kimenyane n'Imana kijya kiduhesha ibintu tudakwiriye, tutamerita, kubera gukunda presence ye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwibuke rero uko twagiye tubibona mu minsi yatambutse yuko buri generation igira indi access kuri presence y'Imana irenze ya generation yibanjirije. No kuvuga ngo urubyaro rwabanje uko Imana yabahishuriye ibyo ngibyo, n'abakurikiraho baraza bakamenya ibyo ababanjirije bahishuriwe, bakaba babizi, bagafatiraho bakigira imbere. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana yabwiye Mose nkuko twabivuze ngo niyeretse Abraham, ngo ariko sinamwihishuriye nkuko. Mu yandi magambo bagiye kuzamuka hejuru. Amen. Mwibuke kandi ko Imana ibakuriye muri Egiputa kugira ngo bayiramye. Muzandamiriza kuri uyu musozi. Bagiye kuba ubwoko buzwiho ko Imana iri muri bwo, ituye muri bwo. Bazwiho presence y'Imana igaragara muri bo. Haleluya. Bakuwe muri Egiputa
kugira ngo bahinduke ubwoko Imana ituyemo, ubwoko buzagira itandukaniro. Haleluya. Imana mu by'ukuri yabwiye Mose ngo ndashaka ubwoko bwose ngo babane nanjye atari ibyarimwe na rimwe. Niyo mpamvu hari ihema bakarizenguruka bakahaba kugira ngo Imana ibe Imana yicara hagati muri ubwo bwoko. Mu Kuva igice cya 19 umurongo wa 6, igitabo cyo Kuva nanone ugarutse ku gice cya 19 umurongo wa 6, ngo kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Haleluya. Muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abisiraheli. Tugerageje gutekereza abatambye ko bari bameze, bahoraga bahugiye mu mirimo y'Imana, mu busabane bwabo n'Imana. Uretse ko twebwe turi mu isezerano riti ryabo, umutambyi mukuru yinjiraga mu kubaho kw'Imana kwinshi rimwe ryonyine mu mwaka, kandi ngo akinjira aziritse akagozi ku maguru kagasigara hanze kugira ngo niyinjira adatunganye atagwa muri presence y'Imana. Ariko uyu munsi mu gihe cy'ubuntu twegerejwe intebe y'ubuntu kugira ngo duhabwe ubutabazi, duhabwe imbabazi zidukwiriye. Yesu araturembuza ngo nimuze mwegere intebe y'ubuntu. Haleluya. Muze n'uburwayi bwanyu, tuze n'ibyaha byacu, twegere intebe y'ubuntu, aho niho dukura gukira. Iri sezerano bahawe nizere ko murizi, turarifite mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9, rivuga kimwe nk'uko nguko ko natwe Imana yadushinduye ubwami bw'abatambyi, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Haleluya. Abatambyi rero bakoreraga Imana bahojejeho, mu kubaho kwabo umurimo wabo wari gukorera Imana. Niyo mpamvu nshuti z'Imana, iyo tuvuga kubaho kw'Imana, ndagira ngo mu mutima wawe umenye ko ubuzima bwawe no gukorera Imana. Ntago tubivuga cyane kenshi cyangwa tubivuga nabi, twumva ko abakozi b'Imana n'abakorera Imana ari batwebwe ba full time. Iyo biba ari ibyo, uyu murongo muri Petero wa mbere 2:9 ntago wari kuba hari. Ariko wowe wahindutse umutambyi, ubwoko bwera, umuntu Imana yaronse, umuntu Imana yashyize ku ruhande. Haleluya. Mu isezerano rya kera habagaho abo twita abanaziri, abantu berejwe Uwiteka, abantu bashyizwe ku ruhande. Abari muri Kristo Yesu, itorero ry'Imana, ni abantu bashyizwe ku ruhande, bakuwe mu isi. Niyo mpamvu ntabwo Imana uyikorera ugeze mu rusengero, ahubwo ubuzima bwawe bukorera Imana. Waba urimo gukorera amafaranga, waba urimo kurera abana, iyo minding, iyo wita kuri iyo presence, urabisobanukirwa ko n'aho ngaho urimo gukorera Imana, kandi ukayihesha icyubahiro mu migenzereze yawe yose. Bituma rero presence iducika cyangwa tutayimenya, kuko twibwira yuko dukorera Imana tugeze mu rusengero, kandi n'imigirire y'ubuzima bwacu irabigaragaza. Yesu ashimwe. Haleluya. Uravuga uti ikanzu sinayijyana gusenga, kubera ko gusenga kwawe no guhura n'Imana bibera hehe? Hanyuma mu muhanda wagira gute? Wayambara ariko ntiwayijyana hehe? Gusenga. Ruvuga ngo Imana ni Imana muhurira mu materaniro. Reka kubw'ubuntu bw'Imana iyo mitekerereze itariyo ihinduke muri iyi minsi yacu yo gusenga. Haleluya. Ni Imana yawe, ni Imana ituye imbere muri wowe iminsi yose. Hari ibintu tutakorera hano ariko twakorera ahandi. Oya, siko bikwiriye kumera. Mu kubaho kw'Imana si hano. Mu kubaho kw'Imana Yesu ashaka, data yatugeneye mu isezerano rishya, ni ibihojejeho n'ubuzima bwawe bwose, n'imyaka yawe yose kuva kwinjira muri Kristo Yesu. Iyo ibyo bintu rero tugize umugisha amaso yacu agahishurirwa, akabimenya, agafungukaho gatoya tukabimenya, nibwo ubuzima bwa Gikristo butangira kuryoha. Imana ikubera Imana muri kumwe, udatira, udasanga ahantu runaka, Imana muri kumwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubakure muri Egiputa, baze bahinduka ubwoko bundamya, bunkorera kuri uyu musozi. Kuramya nk'uko nabivugaga ntiturabasha kubisobanura neza, ariko Yesu yabivuze ku kigero yatubwiye cyo dukundaho Imana. Haleluya. Gukunda Imana n'umutima wanjye wose, n'ubwenge bwanjye bwose, n'ubugingo bwanjye bwose, n'imbaraga zanjye zose. Mu kuramya harimo vénérer, mu gifaransa banza uko bavuga, cyangwa ijambo rivuga nka reverence mu cyongereza sinzi uko barivuga, ariko niryo ngiryo. Ni ibintu birimo igitinyiro cyinshi, kugendana n'Imana nk'uhinda umushyitsi, atari uguhinda umushyitsi ngo mpunge. Umuntu mubi yantera ubwoba bwo guhinda umushyitsi kugenda, ahubwo igitinyiro kirimo ubwiza bwinshi bituma ngendana n'Imana nitaye kuri uko kubaho, mbihaye agaciro, mbihaye
icyubahiro. Haleluya. Ikindi kintu kinejeje cy'igitangaza nuko iteka dusa n'uwo turamya. Mana ishimwe cyane. Mu kwegera kubaho kw'Imana ntitumenye igihe twahindukiye. Hari ubwoba bw'ubuzima ntamenye igihe bwamviriyeho. Hari ingeso ntamenye igihe zamviriyeho. Haleluya. Hari ububi ugenda utakaza utazi igihe bwakuviriyeho. Dusa iteka n'uwo turamya kubera kumurangamira, kubera ko ari we twifuza gusa. Dusanga ubwiza bwe bwarabaye umugabane wacu tutazi igihe byagiye bibera. Haleluya. Ntutinde ku ngeso zitaratungana, ntutinde ku bubi bwawe bujya bugutungura, ahubwo utumbire Yesu. Nutumbira Yesu. Mujye muntabara vuba ijwi ritaracika. Abantu batazi kuririmba umwuka uhita uhera. Haleluya. Ko tumutumbira tugenda turushaho gusa nawe. Icyo nicyo gitangaza kiba muri presence. Uko tumuramya, uko tumutumbira tugenda dusa nawe. Dusa nawe. Niyo mpamvu ngutuma kubatinya kumwegera bose. Ndimo ndagutuma. Tanga ubutumire. Ubuha abasinzi, ubuha abananiranye, ubuha bumva iby'agakiza bibacira nk'urubanza ukuntu, kuko yibwira ko turabera atifuza kwegerana natwe. Bashyira ubwo butumire, babwire baze barebe kuri Yesu. Haleluya. Intege nke zabo zizashira, ntibazamenye igihe bahindukiye nkawe. Yesu ni umutunzi w'imbabazi. Niwe wenyine ugira kwera kudatera complex. Ubundi abantu bafite ibintu byinshi bashoboye, iyo tuganira nabo twumva hari ukuntu wumva ugize complex. Hari igihe uganira n'umunyabwenge cyane ukajya wumva warushijeho kuba umuswa. Teruma akora ibintu neza ukavuga uti ariko nkanjye kweri ubu ngubu. Ariko Imana kwera kwayo ni ukwera kudatera complex. Ubwenge bwayo n'ubuhanga bwayo bwuzuyemo urukundo n'uburyohe ku buryo ahubwo bigukururira kuza kuri yo, bigukurura kuyegera no kuyigana. Ako Yesu we tuzakwikubita imbere tugeze mu ijuru. Uku rero bakuwe mu bubata muri Egiputa birahita bishyira Isiraheli hejuru. Bahawe umurimo umwe wo guhimbaza Imana, wo kuramya Imana. Kuramya Imana no kwemera Imana igatura muri bo akaba ari yo ibagenga. Birahita bishyira ubu bwoko hejuru cyane, busumba ubundi bwoko, busumbe andi mahanga aturanye nabo, bahinduka ishyanga ry'umwihariko kubera ko bafite umurimo umwe wo guhimbaza Imana. Niki kizazana itandukaniro hagati yawe n'abandi? Ni umurimo umwe wo guhimbaza Imana. Guhimbaza Imana si ukuririmba, si ukubyina, ni kurespondinga ku rukundo yadukunze, tukitoza kwikunda n'ibitugize byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi uko kubaho kw'Imana iteka kuzatera igikundiro nk'uko nahoze mbivuga. Mu gitabo cyo Kuva 12 umurongo wa 36 nakoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo Uhoraho yatumye abanyamisiri bareba neza Abisiraheli, babaha ibyo babasabye. Kuko Imana yabaye Imana yabo, babaye ubwoko bw'Imana, bemeye iyo Mana ikabayobora, bitanze igikundiro gituma icyo babwira abanyamisiri cyose, abanyegiputa cyose bacyemera. Nimureke twibere mu kuboko kw'Imana. Nta kintu gifite umumaro ku isi nka faveri, favor y'Imana. Favor iguhesha ibintu utemerewe. Ushobora kuza unsaba service runaka, nareba ngasanga ntihujuje condition kugira ngo ubone iyo service. Ariko favor, igikundiro cyakubaho ugahabwa ibintu utamerita, utujuje criteria, utujuje ibisabwa. Aba bantu twongere twishyire mu isi yabo y'icyo gihe, bahoze ari abagaragu babo, bahoze ari imbata. Imbata no ngo nta uburenganzira. Iyo amatafari babumbaga yabaga makeya, babongeraga inkoni, babongeraga ibihano. Nta mbabazi, ntacyo bafite, ntacyo bari cyo, nta zina bafite. Abo bantu ijoro rimwe, rya joro rimwe, wa munsi wa Passover, wa munsi wa Pasika, wa munsi umwe wo gucungurwa bahinduka ingabo z'Uwiteka, ijoro rimwe ibintu biracurikitse, bagize faveri, bagize ubutoni. Hano muri ijambo ry'Imana havuze ngo Uhoraho yatumye abanyamisiri bareba neza Abisiraheli. Tekereza abahoze ari abagaragu, ariko Imana ibahaye igikundiro gituma abashefu babo, abatware babo, bamasa babo ngo babareba neza,
ngo Uhoraho yatumye abanyamisiri bareba neza abisiraheli, babaha ibyo babasabye byose. Uko niko abisiraheli batwaye ubutunzi bw'abanyamisiri mu kubaho kw'Imana. Haleluya. Mana ni nziza, Mana ni nziza. Igihe cyose uzabona igikundiro cy'Imana ku muntu, uzamenye ikintu kimwe cyonyine: nagaruka ari umunyamasengesho cyane, nagaruka afite impano y'igitangaza, ahubwo abari a worshiper. Ni umuntu wabwiye Imana ngo yes Lord. Ni umuntu ibyiringiro byo utabishyira ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Nari mvuze ngo igihe uzabona igikundiro cy'Imana ku muntu, ntabwo azaba ari uko afite impano ya hatari, nta nubwo azaba ari uko asenga cyane, ahubwo azaba ari umuntu ubwira Imana ngo yego mwami kuri byose. Muri make kumvira kwe no kwiyegurira Imana kuzaba kuri deep. Azaba afitanye n'Imana ubuzima bw'ibanga. Haleluya. Nifuza ko twatwara iyi definition yo kuramya Yesu yaduhaye muri Mariko 12:30, binagaruka muri Luka, bigaruka muri Matayo, hose birahari. Ariko reka dukoreshe Mariko 12:30. Ngo nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Umutima wawe wose. Imana ntitendekwa. Ngikubwire ngo ntacyo bitwaye ko kundi ushobora kugira ba boyfriend babiri. Yesu ashimwe abakobwa bafite ba boyfriend babiri, ugishyira ku munzani ureba aho bizavamo. Abahungu Yesu ashimwe, haleluya. Abagaho indirimbo yo mu gihe cyanjye abantu bo muri za 45 ivuga ngo Fanta u Amina. Abantu bayize reka turebe. Uraba uri mukuru, baba we. Fanta na Amina rero ngo umwe yagiraga ingeso nziza ariko undi ari mwiza. Uwo mucuti wabo yari yarabuze watoramo. Yesu wacu rero nagashaka umutima uri partage, umutima agabana n'ikindi kintu. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Iyi niyo worship. No gukunda Imana nk'umwana mutoya. Ufite gukundisha Imana ubwenge, bemeze nk'umwana mutoya utazi by'imibare, utazi ikibanza n'igikurikira, wikundira Imana just. Ibyo usomye mu ijambo ryose urabigotomera. Ubigira ibyawe, ntuzi iyo bizava niyo bizajya, nta mibare ukora, nta karikiri. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yiharira umutima wawe wose. Yesu abe mu bugingo bwawe bwose, ubwenge bwawe abwuzuremo, yuzure ibitekerezo, yuzure imitekerereze yawe yose. Umuhe karibu. Imbaraga zawe zimusavinge, zimukorere umubiri wawe. Iyo tuvuze imbaraga kenshi biba birimo umubiri, birimo ubutunzi, amafaranga yacu, birimo n'igihe. Ari umuntu unyumvise? Haleluya. Gukundisha Uwiteka imbaraga zacu ni ukumuha, kumusavinga n'imibiri yacu. Ikirokore gikeya kitari cy'ukuri kijya kidushuka ngo Imana irabizi ngo ngiye ngo rwose ngo nishuti yanjye mu mutima wanjye tubiziranyeho, ariko twabishaka mu mubiri tugasanga ntabihari. Kandi nyamara iyo ukunze umuntu biraguhagurutsa ukishyura itike ukajya aho ari. Ni ukuvuga ngo n'umubiri wawe wagiye muri urwo rukundo wakunze uwo muntu. Ariko Imana ngo yo tuyikunda mu mutima, ariko imibiri yacu ntibiyigaragareho. Haleluya. Ngo n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Imbaraga kenshi ziba zishushanya kumwiha mu mubiri wanjye agategeka ingingo zanjye, kumuha ubutunzi bwanjye akabugiramo ijambo kandi bugasavinga ubu bwami, kumuha igihe cyanjye. Igihe cyo ni igipimo kitabeshya, bakita George, kakanu bapima nko mu mavuta y'imodoka, hari n'ahandi hantu gakora ngira ngo muri za laboratoire, kumenya aho ibintu bigera. Ni ukuvuga ngo handi mu modoka dupima amavuta, abo nyine n'abazifite, abatazifite namwe muzazigira mu izina rya Yesu. Haleluya. Kagapimo bareba ukareba ko amavuta ari kuri maximum cyangwa kuri minimum cyangwa yashizemo. Igihe cyawe
ni joje nziza, ni igipimo cyiza kitariganywa. Uko ukoresha umwanya wawe birakubwira niba urimo umukunda aho muri ibyo bice byawe byose. Uko amasaha yawe yagira mu ijambo. Imana ishimwe cyane. Wibwije ukuri? Wapimye 24 zawe uko zimeze? Ariko Imana ishimwe ko turimo twigira imbere. Ndetse uyu mugoroba twambwiye ngo mwami tugufitiye umwanya, niyo mpamvu twaje kumutaramira. Haleluya. Tugarutse rero ku buzima bwa Mose. Umwihariko we wo kuba mu kubaho kw'Imana. Muri iki gitabo cyo kuva mu gice cya 34 murongo wa 29 na 30. Ako Mose nawe nukuri tuzamuhobera nitugera mu ijuru. Kandi mu ijuru azaba ari umusore, ntugire ngo azaba ashaje. Babakecuru bona bahinamiranye gutya, nibagera mu ijuru bazaba bemenye. Bazaba bambaye imibiri y'ubwiza atari yingiye. Imibiri y'ubwiza rero ntabwo ishobora kugira iminkanyari. Nta nibwo ishobora guhetama. Tuzaba turi beza. Haleluya. Tuzamuhobera rero Mose nitugera mu ijuru. Kuva 34:29. Ngo Mose amanuka umusozi Sinayi afashe mu maboko ibyo bisate byombi biriho ibihamya. Nuko amanutse uwo musozi ntiyamenya yuko mu maso he harabagiranishijwe n'uwo bavuganye. Haleluya. Ntiyamenya yuko mu maso he harabagiranishijwe n'uwo bavuganye. Aroni n'Abisiraheli bose barebye Mose babona mu maso he harabagirana, batinya kumwigira hafi. Mbibutse ko iyi yari ya nshuro ya kabiri Mose asubiye hejuru. Amategeko ya mbere yari yayazanye, asanze barembye ikimasa arayamena, ararakara. Imana y'imbabazi yongeye kumuha invitation ngo bajye kwiherana nayo mu ijuru. Ariko n'umwiherero wa mbere uze kuwusoma mu bice 20 simbyibuka neza na 4 na 7 n'8 simbyibuka. Niho mu kubaho kw'Imana niho Imana yabwiriye Mose ibintu byinshi by'amategeko bazubaha imubwira n'ihema. Ufite muri presence y'Imana niho honyine dukura details z'iby'uru rugendo. Niho Imana yamubwiriye umukara wa kabayonga tutazi byari byo, imubwira urudodo, imubwira ko ba Besareli basutseho umwuka wayo kugira ngo bazabashe guconga amabuye n'izahabu. Muri presence y'Imana niho uzakura details z'urugendo. Haleluya. Iyo tutagiye mu kubaho kw'Imana twakira amakuru ari general. Marezo mayunga yari general, harimo n'abandi benshi batayafite. Kandi arahari ku bwacu. Ariko uko twigira imbere mu kubaho kw'Imana niho none itwigirira imbere muri detail. Ikatubwira ngo burya biwanyu bari barazize iki, burya cyari iki ngiki, burya n'ibingi bubishiwe, burya waremewe ibi. Haleluya. Burya umugisha wawe uraha, burya ubuzima bwawe n'ubw'agaciro mu maso. Uwari ukuntu tubyumva twabisomye muri Bibiliya, ubuzima bwawe n'ubw'agaciro mu maso y'Imana. Rimwe na rimwe ukagira ngo ni igipindi, ariko ari ukuntu byiyumvira ubyibwiriwe n'Imana. Ubuzima bwawe bwo mu buka bugatangira kuremera, ukajya wumva umeze nk'ikisi, ukajya wumva nawe uri igihugu, uri nka Amerika mu yandi magambo, kumva nta kintu cyakubasha. Muri presence y'Imana twakura detail. Haleluya. Ngo nuko amanutse uwo musozi ntiyamenya yuko mu maso he harabagiranishijwe n'uwo bavuganye, harabagiranishijwe n'uwo twatindanye, harabagiranishijwe n'uwo dupfukamira, harabagiranishijwe n'uwo duhanga amaso, harabagiranishijwe n'uwo dutindana nawe, n'uwo twaje gushaka. Ubuzima bwacu bugatwara kuri glory y'Imana tutanabizi, kuko twavuganye nawe, kuko twatindanye nawe. Baroni n'Abisiraheli bo barabibona. Babona ubwiza burabagirana kuri Mose, baramutinya. Muribuka kandi ko mu minsi yashize bajyaga bavuga ngo ariko n'uyu nguyu wenyine Imana ivugiramo. Muribuka ko bajyaga bamunegura ko yarongoye umunyetiyopiyakazi, ariko ubwiza bw'Imana nibwo buzana itandukaniro. Reka kubyigana n'abantu no kwirirwa wisobanura ngo nyewe ntibanyibuka, ntibampa microphone, ntibampa agatuti, bareke bakakwime, hariho umunsi bazakaduha. Haleluya. Bareka bakinga imiryango, bareke ntibakunotisinga, ntibanakubone. Wicara ahantu ntibanamenye ko waje, bimeze kimwe waza utaza. Tindana nawe, tumbira Yesu, tumbira Yesu, tumbira Yesu. Tinda mu kubaho kw'Imana. Ufite ni n'umwanya mwiza Imana ibiguhaye kugira ngo bakwibagirwe. Telefoni ntisone, ubura umuntu kwifuriza anniversaire,
ubure umuntu ugusura, ubure telefone imare icyumweru nta muntu uguhamagaye. Ni umwanya mwiza Imana ibiguhaye kugira ngo mwihererane. Uko abantu kutakwibuka birimo invitation y'ijuru ivuga iti mwana wanjye ngwino. Barakuretse yizire dore wari warabaye busy waramburiye umwanya, wahoraga mu butumire bw'abantu, wahoraga mu birori, none imisi y'ibirori yararangiye kugira ngo njye nawe tubonane. None nkwigisha iby'igiciro kurusha ibindi. Uzasubire mu birori bifite impamvu, bidafite impamvu ntuhurure. Ngwino mwana wanjye ngumaremo guhurura, ngwino mwana wanjye ngumaremo bitagira umumaro. Ngwino mwana wanjye twihererane, ngwino nkwibwire, ngwino tumenyane, ngwino nkosore ingeso zawe, ngwino ngutize ku bwiza bwanjye. Ngo Mose amanuka nakurabagirana kuwo bavuganye kandi atazi ko agufite. Kukurabagirana kuratangaje kongeye kuboneka indi shuri imwe ku mwami wacu Yesu Kristo. Reka nkoreshe Luka 9:28 na 29. Ngo hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga ishusho yo mu maso ye ihinduka ukundi, n'imyenda ye ibimyeru irarabagirana. Yesu we ntiyarabagiranye mu maso gusa, Mose yarabagiranye mu maso gusa, ariko Yesu mu bwiza bw'Imana kuri uwo musozi wa transfiguration, kuri uwo musozi wo guhindurirwamo, Yesu yararabagiranye mu maso ye hararabagirana, imyambaro ye yuzura ubwiza. Ufite nibwo ba Petero bamenye burya ko atari umuntu umeze nkabo, kuko bajyaga bamubona asinzira, bakamubona ananiwe, rimwe na rimwe bakamwitiranya. Ariko ba Petero bagiye kubona ubwiza batigeze babona. Imana yabisogongeje kuri Mose, birakorwa ku gihe cya Yesu. Uyu munsi bibikiwe twebwe bari muri Kristo Yesu. Haleluya. Ubu bwiza Mose yabumanukanye kuko hari isengesho yari yakoze mu kuva 33. Reka ngane ku musozo. Kuva 33 18-19. Ngo aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Yari ari mu kiganiro kiryoshye n'Imana, uze kwasoma. Ari mu kiganiro kiryoshye n'Imana, aryohewe ariko ntiyagarukiraho. Imana imubwira ko izajyana nabo. Mose aratinyuka, yumva ashatse ubundi buryohe, yumva ashatse kwigira imbere ahandi hantu. Ngo aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Ngo Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose. Kugira neza kw'Imana kose ntago tukuzi. Gakeya k'ineza y'Imana wabonyeho, gakeya k'ineza y'Imana nabonye, kaduhinduye nk'abasazi, kaduhinduye abasinzi. Ibyo abantu bavuga ntitubyitayeho, twaranyuzwe turaryoherwa kuri gatoya k'ineza y'Imana. Imana ibwira Mose ngo nzanyuza kugira neza kwanjye kose. Nta bwiza nzakwima, nta gice cyanjye nzakwima, uzabona kugira neza kwanjye kose. Abanyenyota bose Imana irabahaza. Numva nifuza itsinda ryakwitwa Mana yanjye, ibyongereza byanjye Mana byiza we, nimba ari lovers, niba ari abakunzi, niba ari itsinda ry'inshuti z'Imana, rya reza soife, abantu bafite inyota, abantu ariko Imana izabizana we. Haleluya. Imana iramubwira ngo I will cause all my goodness to pass in front of you. I will cause, nzabirema, nzabikora, all my goodness, kugira neza kwanjye kose, all, hatavuyemo na kimwe, kugira neza kwanjye kose nzagucisha imbere yawe. Amen. Mu yandi magambo, mu maso ha Mose harabagiranishijwe no kubona kugira neza kw'Imana. Guhishurirwa kugira neza kw'Imana kuzahindura ishusho yacu. Uko uhishurirwa kugira neza kw'Imana, niko ishusho yawe ihinduka, niko imibereho yawe n'imiremerwe yawe bihinduka, kandi ntazabitwima. Yadutumira mu kumwegera, mu kwegera intebe ye, no kugira ngo duhishurire kugira neza kwe, maze ishusho yacu ihinduke, ubushwambagare budukurweho. Imana ishimwe cyane. Imana irifuza rero, ndangiriza ahangaha, guhindura ishusho y'itorero ryayo. Itorero ry'Imana, Imana ikarihishurira kugira neza kwayo.
irifuza kuzamura ubwoko buyitirirwa kugira ngo buzamurwe buhishurirwe ineza y'Imana, bwe kuba ubwoko butwara ubutumwa bwiza bw'amagambo, ahubwo buhinduka ubwoko butwara ubutumwa bwiza bw'imbaraga. Mu gihe cya nyuma kuba afite inyota, Imana irifuza guhishura kugira neza kwayo mu itorero ryayo, kugira ngo itorero ntiritware ubutumwa bwiza bw'amagambo, itorero ritwara ubutumwa bwiza bw'imbaraga, nk'uko Pawulo yari yabivuze mu rwandiko rwe rwa mbere Abikorinto ba mbere 4:20. Haleluya! Kuko ubwami bw'Imana atari amagambo. Mu gihe cya nyuma abafite inyota twese tuzabihabwa. Twese Imana yaduhishura kugira neza kwayo, kugira ngo itorero ryuburuke aho ryari rihetamiye. Itorero ni wowe nanjye, abafite inyota twese muri iki gihe. Ibi bizasohoza ku buzima bwacu, tuzabirebesha amaso, tuzabituramo. Imana itugirire neza. Haleluya! Uze gusoma urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 3 kuva ku murongo wa 7. Niba ufite Bibiliya ijambo ry'Imana uze kubisoma mu ijambo ry'Imana. Birakwereka yuko niba amategeko, inyuguti zanditswe ku mabuye zaragize ubwiza bungana gutya, haleluya, mbega ukuntu umurimo wa mwuka noneho uzarushaho kugaragaza ikuzo, ubwiza bw'Imana. Niba iby'amategeko byari ku buzima bwa Mose byarahishuye gloire, icyubahiro n'ubwiza bingana kuriya, noneho twebwe abafite umurimo w'umwuka tubikiwe ubwiza butangaje. Imana ishimwe cyane. Tudatinda kuri Mose ukagira ngo yari igitangaza. Uri igitangaza kuko wowe wabonye umunsi wa Kristo. Ubwiza bw'Imana bubikiwe wowe. Niba amategeko yarahishuye iriya gloire, none abari muri Kristo Yesu, itegeko ry'umwuka ritanga ubugingo, tubikiwe ubwiza butangaje. Mwuka wera gutera inyota, nta kindi. Imana ibahe umugisha. Reka duhaguruke dusoze. Haleluya! Imana iragutegereje, iragutegereje mu kubaho kwayo. Ubutumire buraca hirya no hino, ubutumire buraca ku maradiyo, ubutumire buraca mu nsengero, ubutumire buraca ku bantu. Twese tuzi kubivuga neza cyangwa tutanabizi. Ubutumire buri hirya no hino, hirya no hino, kugira ngo witabe, kugira ngo niba utaraha Yesu ubuzima bwawe witabe, witabe, kugira ngo wamaze kwitaba uhamagarirwe kwinjira ubundi bwiza bukurikiyeho. Bwiza bw'Imana buraryoshye kuruta ikindi kintu cyose kigeze kukuryohera no kukunezeza. Abasogongeye bahora bifuza kongera kwigira imbere. Imana iriho. Imana ntabwo ari inkuru. Imana si ibi tuvuga hano. Imana iri reyeri, ijya ibanira umuntu bakabana, bakagirana umubano, bakamenyana, bakavugana, bagasabana, bagatindana. Kavuga ngo ngwino mwana wanjye, mfite ibintu byinshi nabuze uwo mbwira, mfite ibintu byinshi, mfite ibintu byinshi nabuze uwo mbyigisha, mfite ibintu byinshi nabuze uwo mbishurira, mfite ubutunzi bwinshi abisi batarabona, mfite ubutunzi bwinshi n'abanyitirirwa benshi batarasogongera. Rimwe rakubwira ngo karibu umwana wanjye mu bihe byawe byo gusenga, mu bihe byawe, mu bihe byawe byo kwigira imbere muri njye, muri yo. Ngwino ukuri, ngwino ukuri witinya. Aho mpagaze siho bigarukira, aho ugeze siho bigarukira. Hari undi mwanya munini munini ubwiru. Iyo wowe wahageze birekeraho kuba ubwiru. Maso yawe n'umutima wawe birabisobanukirwa, birabishurirwa. Imana ikunda ubucuti,
Imana ntiyifuza umubano uri superficiel, umubano ucishije hejuru, kubera ukuntu yagukunze ntiyifuza ko mubana urukundo rusondetse. Reka tumubwire ngo turabishaka mwami dushoboze, hanyuma wemere witavuga utumire, wigira imbere wiha umwanya n'umutima n'ibitekerezo, maze wirebere ibyawe n'Imana, maze wirebere ngo urahabwira ibyo tutarakwigisha, maze wirebere ngo urahakura ibyo tutarakwigisha, maze wirebere ngo urahakura ubwiza utigeze ubona n'undi muntu, amabanga. Data, tukuzamuriye amaboko muri uyu mugoroba. Turi abahungu bawe n'abakobwa bawe bitabye ubutumire bwaturaritse ngo twegere intebe yawe. Tuje nk'uko turi, urimo uradukumbuza presence yawe, urimo uradusogongeza kugira ngo twigire imbere. Buri muntu wese muri twebwe yahawe uko kwigira imbere, arabyemerewe. Buri muntu wese arabyemerewe. Muhe gutaguza mu gatege gatoya, ariko yigirana imbere nawe. Abamaze kwigira imbere ho gatoya, twongere twigirana imbere nawe ahandi hantu. Tukuzamurira amaboko tukubwira ngo twebwe ntabwo twakwishoboza, ariko wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe. Wowe uhora udutumira kugira ngo tugirire neza, na n'uyu munsi urashaka gucisha kugira neza kwawe kose. Twese bari hano hari ukugira neza twabonye, ariko urashaka gucisha kugira neza kwawe kose. Iby'isi itarabona kugira ngo bihishurirwe biciye muri twebwe, iby'umuryango we utaramenya kugira ngo bicishe muri we, iby'isi itaratunga. Ubwiza burabagirana, ubwiza bufatika, presence yawe iremereye itaraba mu nsengero zacu. Witiza ubuzima bwacu, witiza aba bahungu n'abakobwa twakwitabye, uyiducishe mu mwami w'abantu. Turakubwiye ngo yego mwami, yego kuri bya bindi twari twarakwimye, yego hahandi twari twarakwangiye kuhagenga, yego mwami. Yes Lord, yes Lord. Yego mwami no mu marangamutima, yego mwami no mu bitekerezo, yego mwami, yego mwami, yego mwami no mu bikomere, yego mwami no mu mibabaro, yego mwami no mu byiza bindeshya bikamperana, yego mwami kugira ngo byose ubitegeke maze unyiharire. Ngushimiye abahungu bawe n'abakobwa bawe wararitse, basabiye umugisha wawe. Subize gusenga kuri mu mitima yawe, presence yawe y'umugabane wawe, cishe kugira neza kwawe kose imbere y'ubuzima bwawe. Bihererane nawe kugeza ubwiza bwawe burabagirana buzuzura ubuzima bwabo, bagahindurwa rwose, bakwegurwa, bagahabwa imbaraga batigeze barota ko batunga. Mwami nuhagera impinduka zirahaba, mwami nutwigarurira turabona imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Urakoze kubw'uyu munsi mwiza waduhaye, ubane natwe dusubira mu macumbi yacu. Iri joro ritubere ryo kuganirizwa nawe, ijuru rikinguke ku buzima bw'abana bawe, bahungu bawe n'abakobwa bawe bumva ijwi ryawe, bahure na presence yawe irabagirana, bahure n'ubwiza bwawe burabagirana. Ejo tuzagaruke twongewe imbaraga n'ubwiza burushijeho. Umugisha abararitse abandi, umugisha abakora imirimo itandukanye hano hantu, umugisha baza basiganwa bafite inyota. Nushimwe, nushyirwe hejuru, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, ibagire neza. Na hejo saa 11 tuzaba dutangiye gusenga. Nubishobora akazi kakwemereye ni karibu tuzabane muri uwo mwanya. Yesu abagire neza. Twibuke guhana lift. Imana ibahe umugisha. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Nishimiye ko Yesu ankunda,